Muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu menya ko nawe ibintu utazabishobora uko byatangiye wambonye shawura nenzemo Jesus is Lord TikTok ari kugiye nje nanga rero yimwe man ejo n'ubu yicumbira cyari musazi umva jya kuri YouTube mwereka kantu ndebe oya buretse kubika ari wongeye cyo nshaka kwereka reba hangaye ku bugori urumva hakundi wagiye ukuraje umenya yuko ukuze ni kukibona gifite ubwana nda amavuta urabona no ufite ubwana ukajyangana buri he ngaho reba hanganye cyo kiva kwereka urumva ndimo ndareba urabona ndagukunda cyane ngewe se cyangwa uyu mukobwa arankunda cyane sasa huyu ngiye kuri yakamubwira ngo ndamufashe neza ntabwo pass ndi bakobwa no ntabwo uri passe urampa passe ako mwana ubundi ko cyo utari seri wowe uri passe wenda bizi ntabwo ari ngiye waha passe niyo mpamvu nakugira ubitsi yo touch se mwana niyo mpamvu nakugira inama n'utuntu tureshya nk'intuza nk'ibyatsi ndimo nakubwira ngo ngiye mfite igihozo wanjye turashize none we mu gihe uheze iwanyu kwishiga kizanye ubwanwa abantu gifite imyaka 15 umufite imyaka 15 afite ubwanwa ngana gutya ese nta misemburo ibaho imisemburo ibaho ngo nuko ngo waravumbutse ariko naravumbutse se ngendi igikona waravumbutse ureshya nkamenya umva nyine nk'umucaca byararanze ahubwo se ureshya nk'urwego njya nuririraho ngiye kubaka umuriro reka nkubwire shaho niwongere kuvuga ntaravuga ahubwo ngereka nkwibwirira ibintu byungu ariko bro byo kumbwira bro usigomenye uretse we ngenda kwikorera niyo usigaye uramenye kwikorera ushatse kumya ko ndagafuka k'amajyana sorry nangi nuza ngabura nazo akumana ngwari cyangwa ni undo media se kuburi muraricamo kabiri undo nagitaga kakabwa kanje ko mu cyaro nyese ko kaje mu mujyi urumva kakirakabwanye wowe subura mukuru wa akubwana ko kisigaye umenyera cyane nje rero niba mu gihe nje kubyiga urumva umenyera nuko igitekerezo cyiza yari ikihe banza umbwire icyo wumve ko kitenda guhura n'icyayi man ubundi reka tugapima ibyo ngibyo se nge nariye sinabishobora basize tugapima gomani tukaba tubisoza bimugura nawe umva mutama ahubwo ndumva ari nabyo byadani niba ukeneye gomani akira sha akira umva sawa uretse kutwirengagira akira dore ducira iyi niga akomba cira nzagweza mu butaka ducinze nzagomera kandi ugiye ko ngiye ntabishobora ugiye no kugira nyitera ubundi nibyo sawa sha we tuzongere duhure ureba ibintu tuzahuze. A few moments later. Gupima ikirere umuntu yabuze n'ahagana kwe ese noneho abuze n'ahantu nigurira agasheke ubuse ntabwo inyota mfite ari kuba irimo irashirara abuze kuko ubungubu ngiye gupingura gomani napinze kuko bazahita niba we ngo uzanyica n'ubu twapinze kwica rero mwana ngiye nkwibwira napinze n'umuntu gomani ariko yaranyishe mu minsi ejo yarankubise ariko ibintu yarankoreye ntabwo ari iby'inaha ngaha ubwo noneho ngewe ikintu nabemera ndabarira umfashe ukumva yarankubise ubungubu isura yose ndikumva yarashyushye ahubwo dore ukuntu ikintu nshaka
fashe nk'inshuti yanjye nabizi ndakwizera ntago waba warakoze bino biboko Sasa huyu kubita umuntu igipfunsi umusubizamo ikintu noneho dore ukuntu kumbe mjini njo na akili utapiga hela kandi tugiye kugenda nafunda lipo na zalao sasa sijui mnyama alikuwa anacheka mwana ni ndaya Yesu we ndaya mbaya umva shughuli ibakie kwetu sisi ku buryo noneho njye itavuga tumva ndabiretse ntituzanure turashize none ambwa ko waje wariye wakintu duce hano tugende hano ziko ino nzira irimo n'udutovu ubundi kuki wahisemo ko tunyuranga hano Okay. Oh, no. Ngongere gukira. Ngongere gupinga goma. Ariko nawe.